Kw'itangira ry'agafilme kacu dutangira mw'ijoro rimwe ririmo imvura nyinshi vyatari, aho batwereka couple ya Martha na Ash baparitse ahantu kuri station aho baba bagiye kugura akantu k'agakawa. Gusa rero tubona yuko Ash aba ari babantu babaswe no gukoresha telefone cyane no kujya ku mbuga nkoranyambaga ku buryo agotwa kugeza igihe umugore we azana za kawa bari bagiye kugura, ariko yakomanga kw'idirisha neza Rotipe wagoteye kuri telefone ntamwumve. Gusa nyuma yo gukubitaho cyane umugabo yaje kumufungurira, ariko witegereje ku maso uburyo umugabo yamufunguriye mu maso ameze, bihita bigaragara yuko atari ibintu akoze bwa mbere, akunda kugoterwa kuri telefone agakora amabara. Gusa nyuma y'ibi ngibi couple yahise akubitamo ka My Mind ka Chris Easy muri radio yabo, barangije bahita bakiserera imodoka batangira kugenda bagana mu cyaro aho baba bituriye. Abantu b'abakire ngo biturira mu nkengero z'umujyi. Amashusho rero ahita akomeza batwereka n'ubundi Martha na Ash bagera kuri ya nzu yabo iyo yibereye mu nkengero z'umujyi, ariko n'ubundi tubonye Ash tubona yuko aba yagoteye kuri telefone ye, aho aba amaze gupostinga agafoto ke ko mu bwana, ariko yerekana uburyo Esther kera ari umukene nyine yasaga n'uburyo ubu ngubu bari gusa. Martha rero yaraye yicaye iruhande rw'umugabo we Ash atangira kumwibutsa ahashize he, ku buryo nyina aba yarafashe ifoto y'ikadire ibirimo nyine papa we na murumuna we bitabye Imana, akabifata akabishyira hejuru muri plafond kugira ngo umwana azajya abitekerezaho cyane. Nyuma yo kumwibutsa ibintu by'agahinda rero umugore yakubise akabiza umugabo, hanyuma yakabiza nyine n'iki nk'abantu bashakanye barabanza barahatwika. Gusa ikintu baba batazi ni uko iri ngiri riba rigomba kuba iryo joro rya nyuma uyu mugabo n'umugore baba bararanye. Igitondo gikurikiraho Ash aba agomba gutarura vani, imodoka baba barajemo aho ngaho, akayisubiza nyirayo, bityo asaba Martha yuko yamuherekeza. Gusa Martha amugaye ko bitashoboka kubera yuko ngaba afite akazi nawe ngaba agomba kuza kurometa mu mpera z'uyu munsi, ntabwo biba byakunda ko bajyana. Ubwo rero birangira Ash agiye wenyine, hanyuma Martha nawe agasiga handi mu rugo ari gukora akazi ke nk'ibisanzwe. Umugore yiriwe mu rugo rero nk'ibisanzwe, ariko biza gutangira kwira Ash ataragaruka. Martha rero impungenge zaraje nyine, arangije atangira guhamagara umugabo, ariko bigahita bijya muri voicemail, nimero ye nticemo. Impungenge neza ziraza noneho zizamuka cyane, ahamagaye kuri ya company umugabo yagombaga gutaruramo imodoka, agasanga n'ubundi n'imodoka ntabwo yasubiyeyo, ntabwo yagezeyo. Martha rero yihamagariye sister witwa Naomi, ariko bari kuvugana kuri telefone yumva amajwi ya polisi zije aho ngaho mu rugo. Yahise akupa rero aza gufungura ku muryango, aho agifungura umuryango akubise amaso abapolisi, yabona yahise yibwira icyabaye. Tayari umugabo we yari yapfiriye mu mpanuka Ash. Ibyacu ntibitinda rero, amashusho atakomereza kuri Martha tubona agera aho bagomba gushyingurira umugabo we Ash, aho yasanze inshuti ye yitwa Sarah, ariko uyu mugore ngo ni Sarah aba ari kwijujuta avuga ngo uburyo nawe agahinda yagize ngo yabashije kukanyuramo, ngo n'uburyo abantu be baje kumutabara byari bimeze nk'aho wagira ngo ni urwirerutso, nta umwitayeho n'ibiki. Gusa iki kiganiro n'umugore aba ari kubwira Martha ntabwo aba ari kubyumva neza, aba afite ahandi hantu yibereye mu gahinda. Gusa uyu mugore ngo ni Sarah ntabwo arekera, akomeza kumubwira ubugambo bwinshi, akamubwira yuko ngo hari company yamufashije guca mu gahinda n'ibihe bikomeye yari arimo, aho yagiye ikamukiretingira ikindi kintu kimeze nka AI y'ijwi ry'umugabo we neza, ikazajya rimuganiriza ngo bikabasha kumufasha koroshya ibintu nyine no kutababara cyane. Ndetse uyu Sarah aba ari kubaza Martha niba ashaka yuko yamuhuza n'abantu bo muri iyo company, aho undi yahise amubwira ati ntabyo nshaka, kandi ziba ntabwo nshaka kumva ibintu uri kumbwira. Ndetse akimara kubimubwira ahita ahaguruka ava aho ngaho aranigendera n'amarira menshi cyane. Amashusho ya filime yacu rero ahita akomereza tubona Martha yaratangiye nyine kuyegeza gukomeza ubuzima n'ubundi, cyane ko nyuma y'urupfu n'ubundi ubuzima bukomeza, kugira ngo aticare ari wenyine ngo abitekerezeho, agatera inkuta amarangi kugira ngo arebe ko yasibanganya ibimenyetso byose umugabo yari yagiye asiga muri salo. Ariko muri ino nzu haba harimo amafoto menshi ya Ash yo mu bwana bwe n'ibiki, umugore aba ageraho neza agahinda kakamwica neza akabura ahantu akwepera kureba amafoto y'umugabo we n'ibiki, ku buryo ikintu cyose kiba gisigaye kimufasha aba ari ukunywa inzoga kugira ngo byibuze abashe gusinzira. Gusa nyuma y'iminsi mike ari kuri laptop ye yakiriye message guturuka
kuri Ash Starma, wa mugabo witabye Imana. Byaramucanze cyane rero atangira guscrollinga muri email ze, aho yaje kubona yuko ari Sarah uba uri kumubwira yuko ngo yamuhuje n'abantu bo muri ya kampani ya porogaramu atabimumenyesheje. Ewana akibona rero umujinya waramwishe byatari, ahita ahamagara Sarah amubwira ati ndakwiyamye ubwira kampani ikoresha izina ry'umugabo wanjye n'ibiki kandi yarapfuye. Sarah amusobanurira yuko ngo kubera ko n'ubundi profile y'uwahoze ari umugabo we iba iri online, biba byoroshye cyane kugira ngo bakoreshe ibintu bya uploadingaga amafoto n'ibiki, bakore ikintu kimeze nka AI kizakiganiriza Martha nyine kikamucisha muri ibi bihe bitamworoheye. Gusa iki gitekerezo Martha acyumvise atavuga ati reka ntabyo nshaka n'ibiki, yumva bimeze nk'aho ari ukugambanira cyangwa se kudafata neza nyine ibyo umugabo we yarasize. Umunsi ukurikiyeho rero tubona Martha ari kwirukanka byatari kibonemo amaguru, aho yahise ajya mu bwiherero arabanza araruka ndetse afite n'isesemi nyinshi cyane, afashe ikizami cyo gutwita asanga tayari akinda karimo. Director rero yahise ahamagara sister ye kugira ngo amumenyeshe amakuru meza, ariko sister we Naomi telefone ntabwo yumvise kuko nawe yari ahuze cyane ari kwirerera abana be. Amasaha rero atangiye kugenda gake cyane kuri Martha, aho nyuma yaje kuva ku izima noneho yiyemeza guhamagara abantu kuri ya kampani kugira ngo noneho bamushyire muri systeme neza, atangire abone umuntu azajya bacata ku ma message n'ibiki. Ibyo barabikoze rero atangiye kwandikirana na wa Ash we online, ndetse aza no gutungurwa asanze iyi AI rwose biri kwandika neza nkaho wagira ngo ni umugabo we. Ndetse akibibona ibintu byahise bimutera amarangamutima byatari, ku buryo yahise atangira kurira bimeze neza nkaho wagira ngo wahoze ari urukundo rwe yongeye kugaruka mu buzima bwe. Ikintu cya mbere yahise akora rero ni ukubwira iyi AI yuko abatwite, hanyuma barakomeza baraganira ijoro ryose. Gusa Martha ngo ari gushaka kumva ijwi ry'uwahoze ari umugabo we cyane byatari, cyane ko ibintu aba aherutse kuganira n'umugabo we mbere y'uko yitaba Imana byari cya kiganiro cy'uko yagiye gutarura ya modoka n'ibiki, bityo yafashe database z'amafoto n'amavideo y'umugabo we arabyaploadinga muri ya porogaramu kugira ngo bamukorere noneho kopi imeze neza cyane nk'uko babishaka. Nyuma gato rero yahise ahamagarwa na software, aho akiyitaba yahise neza asanga ari ijwi rya AI ariko noneho iri kuvuga neza nk'umugabo we pe. Ndetse iri jwi akiryumva umugore yahise avuga ati noneho ngiye gusara, cyane ko byari bimeze neza nkaho wagira ngo maravugana n'umugabo we wapfuye. Filime yacu rero ikomereza kuri Martha bamutwereka ari guhayikinga azamuka umusozi, ariko agenda avugana na ya AI ya Ash, agenda yitera story yibwira ibyo ari gucamo n'ibiki, ndetse by'iminota mike cyane Martha acishamo kumva neza ameze nkaho wagira ngo kuvugana n'umugabo we, amubwira uburyo abona ibintu n'ibiki, amubwira ukuntu imisozi y'imbere imeze. Gusa abwiye ino AI yuko ibingibi yabibwiraga umugabo we yahitaga amushitinga yamutonganyaga. Iyi AI rero ifite tekinoloji ya danger, anafata utuvideo nyine akayereka n'ibiki. Gusa bino bintu byo kuvugana n'iyi AI Martha bitangira kumubana nk'isukari, atangira kuzajya avugana nayo cyane ku buryo yumva atamara n'umunsi batavuganye. Mu mashusho akurikiraho rero Martha yaragiye kwa muganga, bagiye kumucisha mu kizami cya ultrasound ngo barebe uko umwana ameze, ariko agisohokamo y'abantu umutima wabaye nk'umukuta, telefone yikubise hasi, avuze ati umugabo wanjye noneho ndamwishe nkaho wagira ngo ni umuntu wa nyawe. Gusa yongeye kuvugana na AI yamumaze impungenge yumva yuko nta mpamvu zo kugira ubwoba, kubera ko nubwo telefone ya Amerika n'ubundi ari software ya install muri iyi telefone ntaribi. Gusa noneho by'aka kanya Martha ntabwo aba agishaka kuvugana n'ino AI, ahubwo aba ashaka ikindi kintu noneho cya nyacyo gihe bazajya bavugana bari kumwe. Akibikomozaho ya AI yahise imusobanurira yuko ngo hari ubundi bwoko bwa za AI ariko noneho ngo buhenzemo ndetse busaba ibindi bintu byinshi. Uyu mugore rero akibyumva ibintu yahise bishyira ku rundi rwego, ku buryo ku mashusho akurikiraho tubona abagabo babiri bazanye delivery handi iwe mu rugo. Akimara kuyifungura yahise ahumeka isigari, nyuma yo gusangamo ibimeze nk'ibice by'imibiri y'abantu, kumbe aba ari ibice bya AI bagomba guteranya. Martha rero abanza kugira impungenge yuko ibintu bice bishobora kuba bitasa neza nk'uko umugabo we yasaga, ariko aba agomba kubanza akayatsa akareba uburyo imeze. Yakurikije rero amabwiriza ya AI yari iri kumuha. Martha yabashije neza gufata bya bice, abitunganya abishyira muri bathtub,
arangije aracomeka neza kugira ngo ino AI yicaginge. Akimara kubikora ya yindi bavuganaga yahise ikupa, bimbwira yuko igiye kubanza ikapodinga data zose muri wa mubiri, hanyuma ibintu bikagenda neza cyane. Nyuma haciyeho umwanya munini rero tubaza Martha yicaye muri salo, ubwo yaje kujya gukemura ibintu biri gusakuza hejuru handi muri ya bathtub. Hanyuma gake gake atangira kugenda ameze nk'ushaka kureba ngo ni ibiki, aribwo yagize gutya yumva imirindi y'umuntu iri kumanuka kuri esikariye, ndetse yitegereje neza akubise amaso ahita abona ni Ash waje neza nkaho wagira ngo ni umuntu muzima, kumbe ni AI. Martha aramwitegereza aravuga ati ibintu ntibibaho. Ubwo Martha we aba ari kwitegereza ya AI rya robo ari kwibaza ati ibi bintu bibaho. Gusa nyuma ko agenda amarana umwanya munini na rya robo n'ubundi, Martha yatangiye kugenda abona itandukaniro riri hagati ya wa mugabo we wa nyawe n'iri robo aba yakoze, kubera yuko iri ngiri ntabwo aba rishobora kurya, ntabwo aba rishobora gusinzira, ndetse n'uruhu rwayo ruba rworoshye cyane rumeze nk'agapapuro. Ariko nubwo ibyo byose bimeze gutya n'ubundi, Martha yatangiye kuzajya aryama apfumbase rya robo, ariko ati byibuze biraruta. Martha rero aba ari kugerageza n'ubundi kumenyera ukuntu azajya abana na ino robo, aribwo ari muri ibyo ngibyo yagiye kujya gutya abona wa sister we Naomi ageze mu rugo atamuteguje. Yihuse cyane rero yahise asaba rya robo kugenda rikitsimba ahantu mu cyumba, arangije agenda afungurira sister we. Aho uko ari babiri batangiye kuganira, umunsi wose baganira, ariko nyuma igihe sister we yaragiye kugenda yabwiye Martha yuko yishimye kuba asanze ari muri mood nziza nyine, atarahererwa n'agahinda n'ibiki, ariko ari kumubaza ati se ko nabonye imyenda y'umugabo mu cyumba hariya bimeze bite? Undi aramubwira ati sinkunda umuntu ucunga n'ibiki, abazungu bavugira aho ngaho, ibyo si byo byakuzanye. Gusa nyuma sister amaze kugenda, Martha nawe yatangiye kubitekerezaho, atangira kumera nk'umuntu uri kwicira urubanza, ngabo ubona bisigaye bimeze nk'aho wagira ngo maraca nk'umugabo w'inyuma. Nyuma kuri uwo munsi mu ijoro rero baryamye, Martha yasabye rya robo rye ni Ash ati ryigire nk'irisinziriye, ariko byibuze kugira ngo abashe kumva bimeze nk'aho ari umugabo we wa nyawe. Rya robo rero ibyo ngibyo ribikoze, Martha umujinya wahise umwica ahita abyuka, ahita abwira ino robo ati ubundi si ibintu bya nyabyo, ntabwo umugabo wanjye nari kumutegeka gukora akantu kose nk'uku nguku kwawe mu bikundi. Agahita yirukana mu cyumba. Ngo we abagore n'ubundi bamaze igihe kinini umugabo ari kumubwira ibintu akabikora n'ibiki, ngo nabyo birababaza, baba bakeneyemo akantu k'imirwano. Umugore rero amaze kubona yuko irobo ibyo aribwiye byose ribikora, Martha yahise avuga ati wa robo nsohokera mu nzu ugende. Rya robo kuko naryo rirashoboshera rirasohoka hanze. Gusa igitondo gikurikiyeho Martha byaramucanze kuko yarakangutse, arebye imbere ku irembo abona rya robo n'undi riba rihagaze iruhande rwa gate, aho ryahise rimusobanurira yuko ritari burengana ngo keretse uwariguze ari we Martha babaye bari kumwe. Martha rero ibyo ngibyo akibyumva byamuteye umujinya, ariko n'ubundi ahita yongera yisubirira muri gahunda nk'uko byari bisanzwe. Baza kutwereka rero hashize umwanya, nyuma y'uko Martha yari avuye muri douche avuye koga, yaraje asanga rya robo rya Ash rihagaze muri salo rifite agafoto ka Ash wa nyawe, ka kandi twabonye Ash yifotora umunsi bageze muri ino nzu bwa mbere. Amashusho yahise akomereza kuri Martha na rya robo rye rya Ash bari mu modoka, bashyizemo uturirimbo tugezweho bari kugenda batwumva, bajya kuzamuka umusozi. Abazungu barabikunda cyane, bajya neza ku gasongero ku musozi hejuru, aho iri robo ritazi wagwani ikintu umugore yateguye. Bahagaze rero kuri uwo musozi hejuru, Martha yasabye rya robo ati ngaho simbuka. Rya robo ritangira kwitegura nyine kugira ngo risimbuke, ariko umugore abibonye umujinya uramwica byatari kubona nta marangamutima na bike rifite, ku buryo n'ahantu riri busimbuke wenda rikahita rizima ritabasha guhakana. Ibi ngibi rero bihita bitera umujinya cyane Martha, agatangira kwitotomba avuga yuko iri robo nta kindi kintu rimaze usibye kuba ari fotokopi yuzuyemo ibintu by'umugabo we yari asanzwe azi, ariko mu by'ukuri atari ibyanyabyo. Gusa Martha yakomeje guterana amagambo na rya robo, ari nako naryo rimera nk'itangiye kureba nk'aho wagira ngo rifite amarangamutima. Amashusho yacu rero ahita akomeza, tutabonye ngo ibi ngibi birangiye bite, ariko habashize imyaka myinshi aho tubona Martha yarabashe kubibaruka umwana w'umukobwa.
ndetse baba bakiba muri ya nzu imwe n'ubundi yandi mu nkengero z'umujyi, aho agakobwa ke kaba kagize anniversaire agata keke, aho gasaba nyina kugira ngo kino gice cya keke kakizamure hejuru muri parafo y'inzu, ndetse ka kana kazamukamo hejuru tukaba tubona yuko rya robo ni Ash ariho riba risigaye ryibera kuva cyagiye rishwanye na Martha, ndetse rino robo riba ribonana na ka kana ka Martha buri weekend bakaganira, aho kano kana karihereza keke mu ibanga rikomeye, ariko ngo n'ubundi kaba kabizi neza yuko iyi robo itarya, byose rikora ari ukugira ngo nyine rigashimisha akana katababara n'ibiki. Ndetse iyi filime yacu igera ku musozo tubona kakana k'agakobwa n'ibyishimo byinshi kaza kakabwira nyina ati se wakaje ukatwiyungaho njyewe na Ash hano hejuru, ari nako tubona Martha nawe aba ameze nk'umuntu watwawe, ari gutekereza yiyumva umukobwa we yabyaye ari kuganira na rya robo riba risa neza neza n'umugabo we, ndetse iyi robo riri kuganiriza umwana nk'aho wagira ngo ni se wa nyawe wamubyaye. Ndetse hamwe n'ibi ngibi agafilime kacu n'aka karangiye, nizere ko kabashimishije. Twe turi The Focus, until next time, peace out. Bye.